Dr Twamenye ati ndagukunda Darlene, mbahaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films. Niba ari bwo ukigera ahangaha kanda subscribe, ufungure inzogera, usharinge ku nshuti zawe, uduhe igitekerezo cyawe muri comment, muri dukomeze tubane. Aha rero twe dusesengura cyangwa tukarebera hamwe uko episode twasoje yagenze. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe episode ya 72 uko yagenze, tukayisesengura mukatubwira uko namwe mwayirebye. Tudatinze rero twaherutse uwitwa Dr asanga Darlene mu kazi ke, nuko arangije aramubwira ati Darlene wampaye umwanya tukavugana. Darlene kubera ko arafite akazi kenshi aramubwira ati ntago byakunda rwose, ntago nakubonera umwanya aka kanya. Ariko ukabona ko na Darlene afite amatsiko yo kumenya icyo Dr amushakira, ari nabwo yamubajije ati se Dr ugira abana? Dr waba warubatse? Ese ugira umugore? Dr nta guca ku ruhande ahita amubwira ati Darlene nta n'impamvu yo kujya guca hirya no hino, njye nta bana ngira, nta mugore ngira, ariko wansengera. Darlene aramubwira ati nagusengera gute kandi nanjye urugo rwarananiye? Ni gute nagusengera ngo ugire urugo kandi nanjye rwanjye rwarananiye koko? Namwe mwahita mubyibaza, ese Dr ibi atangiye ni ibiki? Mumbwire Dr muramutekerezaho iki? Ese Dr niwe muntu uri ku rwego rwo guhita ahita yongera akazamura urukundo kuri Darlene, akaba yamubera umukunzi mushya muri ibi bihe birimo atoroshye? Mutubwire muri comment uko mubitekereza. Ese Dr niwe muntu wari ukwiye kuba arimo arasaba urukundo Darlene? Mu by'ukuri ibitekerezo byanyu turabikeneye cyane. Dr wari umaze igihe arimo arafasha Darlene gukira akababaro, gukira agahinda, mbese niwe wari uri muri hafi nyine, niwe wamufashaga ku bintu bijyanye n'imitekerereze. Ariko uyu munsi akaba arimo aramubwira ati reka turenge kuba nakugira inama mu bijyanye n'ubuvuzi, ubundi uze twikundanire. Ariko mbibutse ko Dr nubwo ari muri ibi ngibi, mbibutse ko arimo aranabikora kuri Rugero. Ibyo akorera Darlene ni nabyo akorera Rugero, kuko Dr nyine ni dogiteri wa Rugero. Navuga ko ari Dr w'urugo rwose rwo kwa Rugero, aho Rugero nawe duheruka akamuhamagara rwose akamubwira ati Dr ndagushaka, ndagukeneye mu masaha y'igicuku. Ariko kubera ko Dr atangiye gukunda Darlene, atangiye kumukunda cyane, atangiye kumwiyegereza, atangiye gushyiramo intera ye hagati na Rugero, atangiye kubwira Rugero ati nta mwanya mfite, nta mwanya ngufitiye. Twabibonye rwose yanamukubye aramubwira ati nta mwanya ngufitiye, ngiye kuruhuka. Ariko nyuma yo kuruhuka kwe yafashe telefone, afata WhatsApp ye, aravoyisinga cyangwa ararikodinga, yohereza ijwi Darlene amubwira uti ya mpano nakohereje warayibonye? Twebwe twaribazaga tuti se ni Derek wagarutse, ninde utangiye kumwoherereza impano? None twamenye ko ari Dr. Mutubwire muri comment uko namwe mubitekereza. Ese ibi bintu Dr atangiye umuntu azabirangiza ate? Umuntu azabibasha? Mutubwire muri comment uko namwe mubitekereza. Ariko mbibutse ko uwitwa Logan mu nzu yo kwa Darlene yafashe telefone ya mama we, ubwo mama we yari yayisize mu cyumba. Arangije aramubwira ati yafashe telefone, arangije ahamagara Dr aramubwira ati ntuzongere guhamagara mama. Niryo jambo ryonyine yamubwiye. Ese Logan yabitekereje ate? Ese yanga Dr? Ese byagenze bite? Mutubwire uko mutekereza kuri Logan wabwiye Dr ati sinkeneye kongera guhamagara mama wanjye, kandi icyo yerekaga Logan ari uko yafashaga mama we
mutubwire namwe uko mubitekereza iby'uriya mwana. Ariko reka tuvuge no kuri Rugero ubwo Darlene yari ari mu cyumba cye, yaje aricara, afata agatebe aricara, Darlene amutega amatwi, ariko Rugero n'umujinya mwinshi aramubwira ati nkeneye abana banjye rwose, kuko nutabama ibintu biraba bibi, nkeneye abana banjye ku bubi no ku bwiza, mpa abana banjye Darlene rero nawe yateye hejuru, ashaka kumucyurira, ashaka kumuteza ibibazo, ari nabwo yakuyeyo rya jwi yoherejwe na Tania. Iryo jwi rivuga riti umugabo wawe niwe wishe Derek. Ibintu byababaje Darlene cyane, ariko Darlene nawe ntiyigeze afata iryo jwi ngo arishyire polisi, wenda babe bafunga Rugero. Mbibutse ko Darlene iryo jwi arifite guhera kera, cyangwa arimaranye igihe, ntabwo yigeze arikoresha ajya kurega Rugero. Wakwibaza ati ni iyihe mpamvu? Ese Darlene yashobora kujya kurega Rugero ngo bamufunge? Ese mubona yarakwiriye kujya kumurega? Mutubwire muri comment uko namwe mubitekereza. Ariko Rugero yamubwiye ati niba waramenye rero ko nari nishe Derek, biguhe isomo, kubera ko ushobora kunyima abana banjye, nawe ibyo bintu bikaba byakugeraho. Ese Rugero yakwica Darlene? Mutubwire uko namwe mubitekereza, dukeneye ibitekerezo byanyu. Ariko Rugero yarakaye biteye ubwoba. Icyo nababwira cyo nuko filime igeze aharyoshye. Niba utarakora subscribe, niba utaradukurikirana buri munsi, warahombye. Njyewe nitwa Eric, akaba ari njye ubagezaho ubu busesenguzi. Iyi ni Impanga Films zitunyuzaho ubusesenguzi. Ndabashimiye cyane mwe mwankurikiye kugeza ahangaha. Bye.